Imana mwarayikarabye muyigira amazi, ngo mwarayikarabye muyikoresha ibyo mushaka, murayifata. Abaririmbye, abakobwa muri maririmbye, abasore muri mukuririmba, abagabo muri mukuririmba, ababyeyi muri mukuririmba, abakecuru muri mukuririmba hirya no hino. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kundirimbira mudakiranuka. Shimira Imana yacu ko igitanga imbabazi. Hari Imana itanga imbabazi igafata umunyacyaha agahinduka, amazina agahinduka, ibintu bigahinduka. Yemwe bana ba Benjamini mwe nimwiyarure muve muri Yerusalemu, muvugirize Imana Tekowa, mushinge ikimenyetso i Betelehemu, kuko kurimbuka n'ibyago bikomeye bibahanze amaso. None mubanze mubaririze inzira za kera, inzira nyayo, inzira iboneye, abariyo mucamo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Murahakana ngo ntabwo tuzayicamo. Ye muzayihorere. Data aravuga ngo nta kibazo, nabashyiriye abababurira, abo muzabumvire. Barahakana ngo ntabwo tuzabumvira. Data aravuga ngo yewe umunyabwenge ye kwiratana ubwenge bwe, n'intwari ireke kwiratana ubutwari bwayo, ngo ahubwo uwirata yirata ibi, amenye neza kandi asobanukirwe. Uyu mwambaro turawambaye, kandi uyu mwambaro ufite amazina ya za Potere, Pastor, umuhanuzi. Ariko na Potere ari mu mutego, ni Pastor kari hehe ari mu mutego. Bibiliya yambwiye ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, hariya niho ruzingiye. Ikibazo itorero ry'Imana rifite ni abantu bari gusubira mu bapfumu, bakajya kuzana indagu, barangiza bakazinjiza mu murimo w'Imana, bagatangira kubyitirira Imana, kandi babwiriza Imana idaherukana nayo, bagahanura idaherukana nayo. Reka mbabwire mwebwe, isi igiye kubateza cyamunara, kandi nta mukiriya muri bubone. Rado bevopere shargedos. Dore akaga itorero rifite ni abantu bari kugenda bakajya kwa Ryangombe, bakazana izo nteza, bakaza kuzitera ku ruhimbi hariya, barabangiza bakadukubita icyuhagiro cy'amavuta, bakarenzaho izina Yesu wa hehe. Pere gredo saire bevopere gedo sa anegedo shargedo bevopere sa. Mutekereza ko ntabibona? Ngo ndabibona ndetse ndanabyandika. Imana irambwira ngo musigaye muririmba ntaherukana namwe, nta ukiyiriza, mwese mugenda mugiye kuririmba. Imana irambwira ngo munejeje amaso y'abantu, kuko ari bo bari kubakomera amashyi. Ngo ariko ari amashyi babakomera nayo ndayahinnye, kuko buri wese muhaye gusesera munsi y'ibuye rye. Itangaza Imana yampaye, Imana igiye kubakubita, kandi bakubite kubera ko mwanze kwakira imbabazi zayo. Imbabazi zayo ikazibahera ubuntu, mukazitesha agaciro, mugashaka kuzizanamo akanyenyeri. Akanyenyeri kahehe? Nta kanyenyeri mu bya Yesu, nta kanyenyeri mu by'uyu mugabo, nta kanyenyeri kemewe. Ndashaka kukubwira Data uzura abapfuye, ndakubwira Data ukura abanyabyaha mu cyaha, ndakubwira Yesu Kristo ugira iki. Mwararirimbye babakomera amashyi, ngo ariko ayo mashyi nizo mpundu nizo haleluya sinabyumvise, ngo ahubwo byumviswe n'ibicucu byaho mwari muhagaze. Abavuga butumwa rero, niba muri gukandisha akanyenyeri, aka kanyenyeri ngo Data agiye kukanyuramo kugira ngo abanze abacenshuri, ngo igihe kije kubabaza uwabatumye amafaranga. Ngo kandi Data abakobwa muri gukuramo inda nk'abari kurya bombo mugacira hasi. Itangaza Imana yampaye, izi minja muri gukuramo kubera ko mudashaka kubyara, kandi ituma mutwita nituma mubyara. Irema agakobwa ni nayo ikadodera agakanzu. Data yambwiye ngo mbabwire ngo reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukurikira ibiganiro byose bice ku Musaraba TV. Ndavuze ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana
ubane namwe kandi Imana yivanga mu byo mwerekejeho amaboko. Hafi na kure mwese ndabasuje, Aziya, Amerika, Afurika, mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Waba ufite ibibazo, waba ufite intambara zitandukanye, nkunda kubabwira ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Biracyashoboka, Imana nabyo iracyabishoboye. Ibibazo byawe ufite ntago byarenze ubushobozi bw'Imana. Humura, ejo byakunda yuko bigenda neza. Kandi ndababwira ngo wowe ufite ibyishimo, uri mu mahoro, uri mu munezero, uri kurya ugahaga, ntibibe impamvu yo kwibagirwa Imana, ahubwo bibe impamvu yo gukomeza gushima Imana aho ibayigejeje. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu, nepa muvugana kuri mikoro ndi kumwe n'umukozi w'Imana. N'ubwa mbere mwakiye kuri mikoro kamera z'Umusaraba TV, ariko ibyo byose nabitwemera ntago biri bube ubwa nyuma, sibyo? Reka muhikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje mwese kandi nishimiye kuba ku musaraba, by'umwihariko nkunda izina ry'uru rubuga rwanyu, Umusaraba. Hari indirimbo iba mu gitabo ivuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu, twebwe abakijijwe. Nitwa Hategekimana Claude Zakayo. Mu gihe cyashize nitwaga Mbeba y'Inzungu. Nangiye koza ngo ryahindutse gute ko nibyo twe tukuziho? Ryarahindutse. Imana ihindura amateka. Kiriya gihe nari mu gice cyo gukorera isi cyane, isi y'umubiri, ubu ndi gukorera isi y'umwuka wera. Ese impamvu witwaga Mbeba y'Inzungu nuko wari mu gukorera isi, ariko uyu munsi witwa Zakayo kubera iki Zakayo? Zakayo ni izina. Dukurikiranye amateka yo muri Bibiliya, hari amateka Zakayo afite. Ese nawe amateka Zakayo afite muri Bibiliya niyo ufite nawe? Hari umuhanuzi witwa Meshake, ngira ngo abenshi baramuzi. Gatabazi. Hari ahantu twahuriye mu masengesho, nk'umuhanuzi akora ku mutwe wanjye aravuga ngo Imana irambwiye ngo uhereye uyu munsi witwa Zakayo. Naho izina ryavuye. Kandi ni izina nyine urumva ryo mu buhanuzi, urumva, ariko urumva ukabisanisha nuko mu gihe cyashize nari umusiramu. Urumva rero nanjye Imana hari ahantu yamanuye. Hari abakumana nawe guteretse. Igira indi ntebe nyicazamo. Nari umuraperi rero, nari umukinnyi w'amafilime, narasakuzaga, narabeshaga, nari ibintu bibi byose. Ariko ubu ndi kuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yego. Zakayo, reka nguse kuntu tugiye gutwara kino kiganiro, ugiye kubanza usenga Imana. Manza usenga Imana twinjire mu kiganiro neza. Turagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutware n'ubushobozi. Ngiriwe umugisha wo kubana na bene data bari hirya no hino ku mibumbi itandukanye. Data, iki kiganiro giheshwa umugisha nawe, kandi buri jambo ryose risohorera mu kanwa kanjye ribe iriguhesha icyubahiro, ndetse kandi rigire aho rituvana n'aho ritugeza. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Uravuze ngo witwa Zakayo, ndamanza nditindeho cyane ho gato ya wihangane. Zakayo muri Bibiliya yari umwambuzi. Ese nawe wigizeho umwambuzi? Je birenze Imana ikaba yaraguhinduriye amateka ariko ifite aho gukuye aho ngaho. Birenze n'ubwambuzi. Buri umuntu ari mu byaha bari mubi. Kandi buri mubi cyane. Yego. Kuko nta kibudakora. Ariko ndashimira Imana ko ibyo byose, iyo mivurungano yose Yesu yagiye ayimvanamo, natwe abari kure Imana ikatwigiza hafi, yarangiza ikatubitsa ijambo ry'umwuzuro. Yego. Zakayo, urakoze cyane. Uravuze ngo hari amateka ufite yahahise hawe. Uyu munsi dufite ikibazo kimeze gutya niba ndavuga mu kibuga cya gospel cyangwa se mu kibuga cy'ibokamana, dufitemo abakozi b'Imana batandukanye cyangwa se abitwa abakozi b'Imana batandukanye bari kuza ariko bavuga Imana neza, ubona ko bari mu murongo muzima, ariko ejo gatoya abantu bagatangira kuvuga ati runaka nubwo avuga ubutumwa ariko n'uyu nguyu. Ugasanga umuntu asavuga ati ntago nduyu ngubwo ni amateka yanjye hahise niba ari kugenderaho. Wacukumbura neza ariko wakwinjiramo neza. Hari amazina ntago tuvuga amazina mwiyobokamana. Ugasanga koko icyo yahinduye ni strategy yabikoragamo. Uri kunyumva? Nimba yarasambana agasambanira muri rogi, akomeje ubusambanyi ko ahubwo bajyanye no muri ghetto.
uri kunyumva ikintu ahinduye strategy nkibaza ngo turemera gute ko abakozi Imana turajya tuvuga ni gute turemera abakozi Imana ko ahabo hakira hashize bari mu bakozi Imana ko bamwe bari kuzatubeshya gutyo kumbi ari strategy bahinduye uburyo bari gukuramo ibyaha. Nabivuga mu buryo bubiri. Umuntu azavuga ko ari umukozi w'Imana, Yego. birumvikana ko hari message Imana yamuhaye agomba gutambutsa. Icya kabiri narenzaho amafaranga. Unyanyagira umuva imbere. Nagaba ari we. Yego. Nibyo bibiri wahawe message y'ijambo cyangwa y'ubuhanuzi arayitambutsa ku buntu yigendere. Ariko waje agashyiramo urufaranga. Sohoka wirukanka. Yashaka bari mu rusengero uhamazemo imyaka 10. Sohoka wirukaho sahawe. Ikindi abantu basenge basaba Imana ibaha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo bahishurire iby'imisi n'ibihe twinjiyemo, kuko abahanuzi baragwiriye, abavuga butumwa baragwiriye. Gusa Yesu yaravuze ngo nawe soroma umuzabibu ku mugenge, nta nuvana indimu kuri avoka, kandi nawe ntabwo watanga icyo udafite. Iyo ucuruza ifusa n'ifu wacuruza amakara ugasa n'amakara. Yesu aravuga ngo nibabona ingeso zanyu nziza bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Jewe rero mpamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, Yego, mu buryo bw'ijambo no mu buryo bw'ubuhanuzi kubuntu. Hari umuntu uza ntago ari ndi kuvuga ko tuba dufite impungenge cyane cyane ngende kugira impungenge zakoze Imana muri no minsi. Ntago nabivugira kuri kamera bitewe n'impamvu cyangwa se bitewe na privacy y'umuntu. Ninda kubivugira kuri kamera ariko ugasanga hanatwetse ko ari umukozi Imana ko mwagiye mu gikari kumva uzi runaka atiyo tuvuganye mu gikari muhamagaye ngo asengere atuzi ibintu ambwira kosa mutima rimwe na rimwe akokoza na audio ati uzi runaka n'umukozi Imana kuri mikoro nta ibyo byose nta byaka nabaciye mu ijambo. Hari Yesu Kristo uvugwa muri Bibiliya. Yego. Hari na Yesu witwa Yusito uri mu Bakolosayi 4:11. O Paulo yajyaga babwira ngo na Yesu witwa Yusito arabatashya mwene so ukundwa. Yego. Hari abantu bakiriye Yesu witwa Yusito ariko batigeze bakira Yesu Kristo we Karuhura ukiza ibyaha by'abari mu isi. Yego. Kubera ko rero abo bantu babiri batandukanye n'imbuto zisohoka muri bo ziratandukanye. Niyo mpamvu none se aravuga umuntu Bibiliya yabaye ntoya, insengero zabaye nto, imisozi twatereye yabaye mitoya. Abo tubihorere ahubwo twe tuvuge Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yego. Urakoze cyane reka twinjire mu kiganiro cyacu hamwe no kumva ikimwuka yashyize ku mutima we cyane ko gihari. Reka nguhe umwanya ahubwo nkunda kubabwira ngo uko umwuka kuyobora ugenda uko nguko. Umwuka wera w'Imana uko akuyobora cyangwa Yesu Kristo uko agiye kukuyobora hano uko ategetswe. Hano twe dutanga ubwisanzure ku mukozi w'Imana cyangwa se ku mwana w'Imana. Murakoze. Hari ijambo riri mu Migani igice cya 29. Yego. Ku murongo waho wa 6. Niba ntabagoye muri isomero turasoma mu izina rya Yesu. Imigani 29 ku murongo waho wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imigani 29 ku murongo waho wa 6. Mu gicumuro cy'umunyabyaha. Tugendane gake. Yego. Mu gicumuro cy'umunyabyaha. Mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo. Ariko umukiranutsi arishima akavuza impundu. Imana ikumpera umugisha. Amen. Uyu muntu uri muri uyu mutego hari amahirwe adafite yo kubaho. Kuko Bibiliya yarambwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana akaba ariyo yishimira, akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uyu muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Bibiliya irambwira ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu uri muri uyu mutego, isi yamutoje gusimbuka makeri, abawuguyemo.
mu kuwugwamo awugwanamo n'umwambaro kandi umwambaro uramuremereye kandi nta muntu uri hafi ubasha kuwumuvanamo. Mani ifashe ibintu byumve. Haleluya. Amen. Petero aravuga ngo mwiyambure ishyari, mwiyambure ubusambanyi, mwiyambure ubujura, mwiyambure uburiganya, mwiyambure kwangana, mwiyambure ubutinganyi. Aravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba koko mwarasogongeye mukumva ko datagira neza, aravuga ngo mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe ndetse ryahindutse rikomeza ifuruka. Aravuga ngo ni mumwegere kugira ngo mwubakwe nk'amabuye mazima mu b'inzu y'umwuka wera. Arangije ahindukirira bene se. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo ariko twebweho turi ubwoko bw'abatambyi, ishyanga ryera, ngo abantu Imana yahamagaye ikabakura mu mwijima w'icuraburindi ikadushyira mu mucyo wayo w'itangaza. Aravuga ngo kera ntabwo twari ubwoko ariko ubu turi ubwoko bw'Imana. Ngo kera ntabwo twari twarakababarirwa ngo ariko ubu twarababariwe. Ndashimira Imana yacu ko igitanga imbabazi. Hari Imana itanga imbabazi igafata umunyacyaha agahinduka, amazina agahinduka, ibintu bigahinduka. Yakobo araza aravuga ngo mwiyambure ububi busaze, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ngo atari ugupfa kuvuga gusa, ngo kuko uwumva gusa ntakore iby'iryo jambo, ngo ameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo akibagirwa uko asa. Ndashimira Imana. Imana yacu ikura habi. Haleluya. Uyu mwambaro turawambaye kandi uyu mwambaro ufite amazina ya za potere, pastor, umuhanuzi, ariko na potere ari mu mutego, ni pastor ariko ari hehe? Ari mu mutego. Bibiliya yambwiye ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, hariya niho ruzingiye. Erego uyu uri kuvuga ijambo ni Salomo, kandi ni Salomo wahawe ubwenge n'Imana. Mwibuka Abisirayeli Imana yarababwiye ngo iki gihugu cy'amasezerano mbahaye nimugikandagizamo ibirenge. Muramenye hari Abanyakanani, hari Abahivi, hari Abayebusi muzasangayo. Aba ntimuzigere mubashakamo, muzanyemerere nzababera Uwiteka Imana. Ngo bamaze gukandagizaho ikirenge, bamaze kurya, bamaze guhaga. Umva aho dutegewe ni ku gifu hariya. Bamaze kurya, bamaze guhaga, ngo Salomo arangije ngo arahaguruka asubira mu Egiputa ajya gushaka umukobwa wa Farawo. Bivuze ngo abakonikoni ba Farawo bose abinjije muri Isirayeli. Ikibazo itorero ry'Imana rifite ni abantu bari gusubira mu bapfumu bakajya kuzana indagu, barangiza bakazinjiza mu murimo w'Imana, bagatangira kubyitirira Imana kandi babwiriza Imana idaherukana nayo, bagahanura idaherukana nayo. Reka mbabwire mwebwe, isi igiye kubateza cyamunara kandi nta mukiriya muri bubone. Rado bevopere chargedos. Dore akaga itorero rifite ni abantu bari kugenda bakajya kwa Ryangombe bakazana izo nteza bakaza kuzitera ku ruhimbi hariya, barabangiza bakadukubita icyuhagiro cy'amavuta bakarenzaho izina Yesu. Yesu wa hehe? Uyu ni Salomo wavuganye n'Imana imuha ubwenge, irangije iramubwira ngo stop. Salomo yibwira ko amazi akiri yayandi, niyagarukiraho aba yikubise mu Basidoni, azanye y'Abasidonikazi, yikubise mu Bamoni arabazana, agiye hari arabazana. Imana mu ijuru iramwihorera kubera iki? Irabizi ko mu gicumuro cy'umunyabyaha aho niho hari umutego ategewemo. Bwacya mu gitondo umugore akaza akamuryama ku kibero sha, akamubwira ati ariko sha urankunda utandi ndagukunda rwose, ubu waba unkunda ukaba utarapfukamira Imana y'iwacu n'umunsi n'umwe? Salomo abapfukamira ikigirwamana cy'Abasidonikazi cyo bita Shiteroti. Imana iri mu ijuru iramurebera iramwihorera kuko irabizi aho ruzingiye, irabizi. Agufatira icyitwa Milikomu,
ikigirwamana cy'abamoni nacyo kigenzereza gutyo, ariko mu ijuru barandika baravuga ngo mwihorere mu gicumuro cy'umunyabyaha, hariya niho hari umutego ategewemo. Agufatira yitwa Kemoshi y'Abamowabukazi, arayifata arayizana. Mbibutse ko Abamowabu bakomoka kuri Loti, mwibuke ubwo abakobwa bamusindishaga bakaryamana nawe, abo bana bavutse aho ngaho. Ubwo bwoko bw'Abamowabu n'Abamowabukazi cyari kizira mu maso y'Uwiteka. Salomo birengaho. Reka mbabwire, hari abantu barenga ku ijambo Imana yavuze bagashaka gukora cyangwa n'amaso y'Uwiteka. Itangaza Imana yampaye, Imana igiye kubakubita kandi bakubite kubera ko mwanze kwakira imbabazi zayo. Imbabazi zayo ikazibahera ubuntu mukazitesha agaciro, mugashaka kuzizanamo akanyenyeri. Akanyenyeri kahehe? Nta kanyenyeri mu bya Yesu, nta kanyenyeri mu by'uyu mugabo, nta kanyenyeri kemewe. Ndashaka kukubwira data uzura abapfuye, ndakubwira data ukura abanyabyaha mu cyaha, ndakubwira Yesu Kristo ugira icyo arema ku buzima bwacu yarangiza akagikomeza. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana. Agufatira yitwa Moreki y'Abamoni, yarangije ayubakira ingoro, akora ikosa, irembo aragenda arirebesha mu marembo y'urusengero yari yarubakiye Imana muri Isirayeli. Reka mbabwire, hari ibitabangikana. Niba udashyushye ukaba udakonje, urimo aho ngaho urakaza uyazi, data agiye kukuruka, nta gahunda afitanye nawe. Imana ikibibona iravuga ngo ukoze icyaha gikomeye. Ntabwo jyewe amaso ya Bala ajya areba mu maso yanjye. Imana iramubwira ngo ndaje nkwereke. Iramubwira ngo Salomo, 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 nari naravuze yuko ubwami bwawe nzabukomeza kandi nkazabugeza kure cyane, ngo ariko si uko bimeze, kuko abanyubaha nzabubaha kandi abasuzugura bazasuzugurwa. Iramubwira ngo ubwami bwawe mbugabanyijemo kangahe? Kabiri. Ngo kandi umwe mu bagaragu barira ku mezi wawe, uwo niwe uzatwara ahubwo kimwe cya munani. Salomo hari aho yavuze aravuga ngo kuva nabaho sinari nabona umugaragu ahinduka umwami. Ndashimira Imana yacu kitajya yita ku cyubahiro cy'abakomeye. Ndashimira Imana yacu yuko iyivuze isohoza, kubera ko Imana ikurikirana ijambo yavuze kandi ikarikurikirana ibihe. Yaragiye ikurikirana Salomo, iramukurikirana. Muri iyo minsi ngo hari umwami witwaga Rehobowamu. Uyu Rehobowamu ngo araza ku gihe cyiwe, azana n'uwitwa Yerobowamu. Yerobowamu rero ngo yarazaga aho ngaho akabasanga ari wa muntu uhora uhunga ngaho yagiye mu Egiputa yagarutse, ariko Imana yo yashakaga gusohoza icyo yagiye ivuga. Imana ijya igisohoza. Haleluya. Yerobowamu ahunga Salomo, ahungira mu Egiputa hahandi, kandi yari umugaragu kwa Salomo. Hari Imana irazihagurutsa Rehobowamu imugira umwami wa Isirayeli. Ngo ariko nubundi bararya barahaga bamera neza. Ngo ariko igihe kimwe Salomo amaze gutanga, ngo Imana iza kongera irahamagara ngo basa n'abantu bongeye kwegerana gatoya. Ngo ariko icyo Imana yashaka kugaragaza bwa bwami Salomo Imana yari yaramubwiye ko izabucamo ibice, hanyuma imiryango 10 ikazamuka ikigira Yerusalemu, hanyuma indi miryango 2 igasigaranwa na Yerobowamu. Kandi iyi miryango 2 Bibiliya iratubwira ngo yaragiye yibera ukwayo, yigiriza Samariya aho ngaho. Reka mbabwire, dukorera Imana dutinya, kuko namaze gusanga nta kiza cyo gukorera isi, nta kizima nabonye mu gukorera isi. Ijambo ryarambwiye ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete abo nibo bazambona. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ninde uzahagarara ku musozi wawe wera, ninde uzatura mu ihema ryawe, ngo nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we, ngo atagirira nabi bagenzi be, ngo adashyushya inkuru y'umuturanyi we. Bibiliya nuko ivuga. Haleluya. Uyu muntu uri muri uyu mutego rero atakaje kwizera. Reka mbabwire, uri mu mutego ariko utakaje kwizera. Nta mutego Imana itagukuramo, nta cyaha Imana itakubabarira.
abakobwa muri gukuramo inda nk'abari kurya bombo mugacira hasi. Itangaza Imana yampaye. Izi minja muri gukuramo kubera ko mudashaka kubyara, kandi ituma mutwita nituma mubyara. Irema agakobwa ni nayo ikadodera agakanzu. Data yambwiye ngo mbabwire ngo ni mwihane, kandi mwihane, kandi mwihane, ngo kandi mwihane, ngo kandi mwihane cyane. Itorero usengeramo iryo ari ryo ryose wihane, kuko Imana ije kubakubita inkoni yayo, kandi iyi nkoni irabanguye cyane. Iyi nkoni iragera ku bitugu, kandi nigera ku bitugu irabyomora. Mureke gukuramo abo bana muri izo nda. Ikindi Data yarambwiye ngo nzababwire ngo kubera ko muri gukuramo inda uko muyishakiye, Data arambwira ngo inda zanyu zigiye kuzamo urubura, ngo kandi urwo rubura rwo ntabwo muzarubyara, ngo muzarutwita ubuzima bwanyu bwose. Niko Data yavuganye nanjye, ngo aya mabuye yagiye kuza mu nda zanyu muzayagendana, muyamanukana imisozi, muyazamukana iyindi, muzayasengana, muzayasohokana mu rusengero, ngo ntawe uzayabakiza, kubera ko mwanze kwihana igihe cy'ikigendwa, inzira ikiri yayindi. Data aravugana nanjye ngo buri mukobwa wese uzi ko yakuyemo umwana uri hejuru y'amezi 7, ngo najye muri RIB yitangira ikirego. Mujye muri RIB mwitangira ikirego, musaba imbabazi igihugu, musanga itorero ry'Imana naryo murisaba imbabazi. Ngo bitari ibyo muratwita urubura murugendane mu nda, kandi nta muntu uzarubakiza. Nibuye muzagendana igihe kinini, kandi kinini kugera mugiye mu nda y'isi. Rabevo pere gredo sa rebevo pere gedo sa anegedo shar gredo bevo pere sa. Gwimana mwara ikarabye muyigira amazi, ngo mwara ikarabye muyikoresha ibyo mushaka, murayifata. Abaririmbye abakobwa muri maririmbye, abasore muri mukuririmba, abagabo muri mukuririmba, ababyeyi muri mukuririmba, abakecuru muri mukuririmba hirya no hino. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kundirimbira mudakiranuka mutekereza ko ntabibona, ngo ndabibona ndetse ndanabyandika. Imana irambwira ngo musigaye muririmba ntaherukana namwe, nta ukiyiriza, mwese mugenda mugiye kuririmba. Imana irambwira ngo munejeje amaso y'abantu, kuko ari bo bari kubakomera amashyi, ngo ariko ari amashyi babakomera nayo ndayahinnye, kuko buri wese muhaye gusesera munsi y'ibuye rye. Ngo hariya mwahagararaga mukaririmba, ngo ayo majwi sinayumvise, ngo ahubwo yumviswe n'ibicucu byaho mwari muhagaze. Mwararirimbye babakomera amashyi, ngo ariko ayo mashyi n'izo mpundu n'izo haleluya sinabyumvise, ngo ahubwo byumviswe n'ibicucu byaho mwari muhagaze. Abavuga butumwa rero, niba muri gukandisha akanyenyeri, aka kanyenyeri ngo Data agiye kukanyuramo kugira ngo abanze abacenshuri, ngo igihe kije kubabaza uwabatumye amafaranga. Ngo kandi Data aje kubabaza uwabatumye amafaranga, ngo umurimo wanjye mwawutesheje agaciro, ngo kandi reka mubikore, ngo benshi musigaye mukoresha imbaraga z'abapfumu, mukaza mwitirira izina ryanjye. Ngo biriya byose narabibonye, ngo maze kubibona, maze kubyitegereza, ngo nohereza marayika wanjye, ngo araje, ngo kandi abagezeho, ngo aje kuhora, ngo kuko mu gicumuro cy'umunyabyaha niho hari umutego ategewemo. Yemwe bana ba Benjamini mwe, nimwiyarure muve muri Yerusalemu, muvugirize impanda itekowa, mushinge ikimenyetso i Betelehemu, kuko kurimbuka n'ibyago bikomeye bibahanze amaso. None mubanze mubaririze inzira za kera, inzira nyayo, inzira iboneye, aba ariyo mucamo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Murahakana ngo ntabwo tuzayicamo, ye muzayihorere. Data aravuga ngo nta kibazo,
nabashyiriyeho abababurira abo muzabumvire barahakana ngo ntabwo tuzabumvira. Data aravuga ngo yewe umunyabwenge ye kwiratana ubwenge bwe n'intwari ireke kwiratana ubutwari bwayo, ngo ahubwo uwirata yirata ibi amenye neza kandi asobanukirwe ko Imana ari umutunzi w'imbabazi niyo ifite kutabera mu biganza byayo. Umuntu ukurikiye iki kiganiro tega ikiganza ngo usabire imbabazi ku Mana mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zikugereho mu nzu yawe, imbabazi z'Imana zikugereho mu byaha byawe, Imana imbabazi zayo zikugereho mu buzima butoroshye, imbabazi z'Imana zikugereho. Imbabazi z'Imana ahantu zageze ibintu birasobanuka, ibitashobokaga birashoboka, ibitemeraga bikemera, ibikurwanya Data bikuraho. Hari imbaraga, akira uburinzi bw'Imana. Imbabazi z'Imana ahantu zakandagiye izina rirahinduka, abakubona guri rubyogo bakakubona nk'umuntu w'umugabo. Imbabazi z'Imana ahantu zageze umusambanyi arahinduka akabireka akaba icyaremwe gishya. Imbabazi z'Imana ahantu zageze itorero zagezemo abantu barakizwa bagakoreshwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imbabazi z'Imana urugo zagezemo bakirana abashyitsi mbese bakabakirana urugwiro. Imbabazi z'Imana imodoka zagezemo Imana zihita zigenda zikubwira ziti tanga kari futi, tanga kari futi. Imbabazi z'Imana urazikeneye. Haleluya, haleluya, haleluya. Pawulo aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ukizera ko ibyo utarebesha amaso ari iby'ukuri. Ngo icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bafite kwizera muri bo. Yandikira Abaroma mu bice 5 arababwira ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kugira ngo tugire ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Aravuga ngo ariko si ibyo byonyine, twishimira Imana no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana bigatera kunesha, uko kunesha bikadutera ibyiringiro. Ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe ngo tukiri abanyantege nke. Kristo yapfiriye abanyabyaha. Bibiliya irambwira ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Bibiliya irambwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo byose biba bihindutse bishya. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo uri muri Kristo Yesu hari ubundi buzima Imana iguha. Uyu Yesu bwe niwe wavuze ngo nijye kuzuka nijye bugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Uyu mutego ndagusabira Imana uve muri uyu mutego w'ibyaha, uve muri uyu mutego w'uburiganya, uve muri uyu mutego w'ubujura, uve muri uyu mutego w'ishyari, uve muri uyu mutego w'amoko, uvemo hariya. Data guha imbabazi ze zikugereho ziguhundagareho, kandi aho ukandagije ikirenge ujye ubwira isi yose ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. N'uburyamye yibwira uti ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Bagusohoye mu nzu bibwire ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Wabuze umwana imyaka 10 bwira Yesu tubwo Umwami Yesu ankunda ndiki ndamahoro. Aho ukandagije ikirenge hose ujye uvuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndiki ndamahoro. Naburaye ndamahoro, nambaye ubusa ndamahoro, twakoreye isi nta kizima twayibonyemo, ahubwo twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye Imana ivugana natwe, tubona Imana igendana natwe, tubona Imana itwiyegereza. Twebwe abari twaratawe igihe cyaradutaye, Data tugarukaho araduhobera, twongera kumva imbabazi ze, arongera aradusuhuza, aturambikaho mu saya, arangije aratubwira ngo mwarabo gupfa, mwarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko dore imbabazi zanjye zirongeye zibagiyeho. Haleluya, haleluya. Yesu, Imana yadukuye mu mitego. Ndashimira Imana ko hari abantu Imana ikuye mu mitego.
tega ikiganza aho uri mu modoka, niba uzamuka Shyorongi, niba uri muri Amerika, niba uri mu mujyi wa Kigali, utega ikiganza ubwira Imana ngo ubwo dore imbabazi zawe nazakiriye, ndagushimiye ko unkuye mu mutego mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndakumva data, uri Imana yacu bwite, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimiye ko hari abantu ukuye mu mutego w'ibyaha. Ndagushimiye ko hari uburinzi bwawe ushyize kuri aba bantu. Ndagushimiye ko amahirwe yawe ya kabiri wongeye kuyatanga. Ndagushimiye ko kandi hari imisozi urituye. Ndagushimiye ko hari inzuzi zari zarasibamye wongeye gusibura. Ndagushimiye ko hari udusoko twari twaratakaye turazibwa basuka itaka, ariko ndagushimiye ko wongeye ugasibura. Ndagushimiye ko hari ababyeyi bari bamaze igihe kinini batabyara, data kubakuye muri uyu mutego ukaba wahaye gukikira abana. Ndagushimiye ko imfubyi uzibereye data. Ndagushimiye ko abashomeri ubahaye imikorere n'uburyo buhoraho. Ndagushimiye ko abana bacu bahaye ubwenge. Ndagushimiye data ko igihugu cyacu gihaye amahoro. Ndagushimiye data yuko hari indi soko y'umugisha ufukuye mu bavugabutumwa bawe wibikiye, babandi babarizwa mu bihumbi 7 bitigeze bipfukamira Bayali. Ndagushimiye ko wongeye kubuzuriza imperezo zabo. Ndagushimiye data ko waguye imikorere, kandi waguye imikorere cyane, kandi ugejeje kure cyane. Ndi kubona utanga amahirwe ya kabiri ku bantu bagukurikiye by'ukuri batakuryarya. Ndongera ndagushimiye data yuko wongeye gutanga ubundi buzima ku bantu bari batakaje ubuzima. Utanze ibyiringiro ku bantu bari babuze ibyiringiro. Utanze kubaho mu bantu bari bapfuye bahagaze. Ndagushimiye data ko wongeye ukagira icyo urema kandi ukagikomeza. Arabevo stage do sharge do stabevo penegire do besharge do stabevo pere de stae hele do gedo de bovesa aneboge. Ndagushimiye data ko hari ingo zari zisenyutse wongeye kubakisha ijambo ryawe. Ndagushimiye data yuko ugize icyurema kandi ukagikomeza ku buzima bwacu. Data uhabwe icyubahiro. Ndagushimiye ko hari abantu kuvanye mu mutego mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ni nziza, kandi Imana yacu igiturokora ikadukura kure cyane. Iyi Mana igiye kukurokora ubona ibimenyetso. Imana yigeze ica mu muhanuzi Meshake irambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, kandi nzaguha ubutumwa bwagutse uzambwirira ubwoko bwanjye mu gihe kizaba kigoye. Reka nkubwire muvandimwe, turi mu gihe kigoye aho ubutumwa nk'ubu ngubu buri kugenda buzinzikwa, ariko ndabashimira. Shimira n'ikinyamakuru Umusaraba ko mwampaye aka kanya kugira ngo nze mbashe gutambutsa iyi message. Ndashimira Imana ko ubu ndahumetse, ariko mu gihe kije turaje tuvuga Imana neza, tuyibyinire, tuyitambire. Imana yaduhaye ubuzima. Imana iheruka gukiza madamu wanjye kanseri y'ibere. Iri bere ry'ibumoso ryaraboze, umuntu areba mu mwobo mo hasi, kigahanga mu cyumba cy'amasengesho. Umuyobozi w'icyo cyumba aranje baravuga ati wa mugabo wambitse saa 9 ujya hehe? Narinje hano. Arambwira ati rero madamu wawe ko mbona arwaye kanseri y'ibere. Nti nuko bimeze. Arambwira ngo tuze umutima, data mukijije iki? Kanseri y'ibere. Naratashe mbwira madamu, ndamubwira numva rero sheri mwiza, Imana yambwiye ngo irakijije. Ikintu Imana yakoze ni kimwe, yagiye mu ibere mo hepfo n'imbere hasi, izamuramo ikintu kimeze nka karoti, kirazamuka 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 kigeze hejuru. Imana irema ikintu kibyimbye kimeze nk'igifuniko cya fanta. Uko cyagiye gifata nuko cyazengurukaga, hazengurukaga hahitaga huma, hazengurutse huma, hazengurutse huma. Haleluya, haleluya. Imana yacu ifite ukuntu ikiza we. Mbona ibere rirasubiranye mu gihe yose agadora ukasiri amashereka agaca hano. Reka nkubwire wowe nkurikiranye, niboneye Imana n'amaso yanjye. Ntabwo ari igipindi cy'abarokoresha, nge narayiboneye n'amaso yanjye. Ubuhamya burahari, Mukanoheri Marceline ni madamu wanjye turacyari kumwe. Yaguha ubuhamya inkovu yayikwe ihari irahari. Madamu wanjye kera umuntu yamukoreye ibitoki, agwa mu mwobo ari mutoya, avunika umugongo.
avunitse umugongo, uwo mugongo mushaka nawe awufite, ndi Gahanga aho bita Karembure, hari ahantu nanyuze munsi y'ishyamba, hariya hari agasoko babumbira amabroke, noneho ako kabotike mbona harimo udusupadipu ntarinzi, numva mu mutima bimase kugura supadipu ya senkani ngo nyishyire abana, ndabaye iyo supadipu nangaye ngo ni senkani, hifata mu ntoki. Uwo mumama nyiri iyo botike ahita ambwira ngo umva wa mugabo we, iyo supadipu ntabwo uyiguriye abana, iyo supadipu ugenda uyu mudamu wawe arakira uriya mugongo yavunitse akiri umwana. Dore Imana y'abarokore uko ikora rero. Ninde muntu wasobanura ukuntu supadipu ikiza umugongo? Byakumvikana gute ko Yesu yatoba akonda agasiga ku jisho ry'umuntu agahumuka? Byakumvikana gute ko umuntu yabyigana agakora ku mwenda umuntu agakira? Ibidashobokera umwana w'umuntu ku Mana yanjye birashoboka. Ibyo ureba ukabona ari nk'imisozi, ku Mana bihita bishonga. Ndashimira Imana ko igica impaka igaca impaka igaca impaka. Madamu wanjye kanseri yarakize ndabibona, madamu wanjye umugongo warakize narabyiboneye. Ndashimira Imana ko ijya idukuraho impfu kandi ikadukuraho impfu itabanje kutugisha inama. Ndashimira data, erega buriya iyo turi Rode Bari kwa Makiri tuhahurira na byinshi, ariko data utuye mu gihugu cyo mu ijuru hari ibyo akubitira kure. Buriya mbere yuko ngera ahangaha hari ibintu Imana iba yahiritse igahirika impanuka igakubita mu muhanda ngacamo neza nemye, nkaza zimwe zikamusha ariko nkakandagiza ikirenge ahangaha ndi muzima kandi nuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Nawe rero uri ahangaha ku musaraba, umusaraba ni wo byiringiro byacu, umusaraba ni ibendera ryacu. Ntugire ikibazo, Imana yamaze kugukura hariya muri uriya mutego, iguha amahirwe ya kabiri yo kubasha noneho kongera kwisuganya. Imana igiye kuguha imbaraga zigushoboza kwisuganya mu buryo bw'Umwuka Wera no mu buryo bw'umubiri. Uzirinde ntuzarebe inyuma, kuko nta warebye inyuma udahinduka inkingi y'umunyu. Uzirinde kugira andi majwi wumva atari ijwi ry'Umwuka Wera. Uzirinde kugira mbese uzagira ibintu ujugunya, kandi umenye ko urugendo utangiye nk'uko Yosuwa bageze kuri Yorodani bagiye kwambuka. Imana yaramubwiye ngo robanura muri aba bagabo 12 bamanuke muri Yorodani, baterura amabuye y'abatambyi bari bashinze ibirenge, aya mabuye bayashyire ku mutwe, aho bazayashyira nzahabereka. Reka mbabwire, twese turi ku murongo umwe, ariko hari abikorera amabuye, kandi iryo buye ugomba kuryikorera kuko niwe Imana yaritoranyirije. Winjiye muri 12, ariko iryo buye nawe aho uzarishinga rizaba igihamya. Abo uzabyara bose bazajya bakubaza ngo ririya buye ni iry'iki, uzababwire ngo Imana yagabanyije Yorodani mo kabiri turabyirebera. Ntabwo nzi Yorodani kuri imbere yariyo, ariko irahari. Hari Yorodani y'urushako, hari Yorodani yo kubura amahoro, hari Yorodani y'ubukode, hari Yorodani yo kudakizwa, hari Yorodani yo kutumvira Umwuka Wera. Izo Yorodani rero, izo zose Imana irazigabanya, kandi ayo mabuye y'igihamya aho muzayashinga muzabwira abazabakomokaho n'abazaza ngo Imana yagabanyije Yorodani mo kabiri. Ririya buye ni igihamya. Abo twari turi bo dore byanditseho hariya. Haleluya, amen. Ndashimira data yuko hari abantu avanye mu mutego, kandi uyu mutego warubishe. Ndashimira Imana we ko hari abantu bari baranangiye imitima, Imana yongeye kugarura hafi bugufi bwayo. Munyemerere rero message yariyo, banze senga Imana. Uri Imana ikomeye, uri data, turakwemera papa. Si yagize abahanga bakomeye bugira ikibugira Alexandre, ingoma irarangira. Turaza turareba tubona abami bagiye bakomera, Banero babande nabande. Mu Rwanda twagize abami b'ibishumi, twagize ab'intambara, twayewe data we, twagize abami ba Constante, twabagize ba Masamusa, twagize aba perezida bakomeye, ariko nasanze ingoma zabo zirangira. Ingoma itagirangira ni ingoma yawe wowe Kristo Yesu. Ngoma yawe ni ntabwo igivaho, ihora ari yayindi, kuko ntabwo watowe n'abana b'abantu ngo bagushyiraho. Wadutekereje umanuka mu ijuru
uraza uje gupfira umwana w'umuntu, ibizima byari byanze, abatambyi bari banze, abakuru 24 bari banze, abamarayika baranga, ariko ufata icyemezo ujya ku gitabo urakibumbura, urangije uravuga ngo muhumure, ndi intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, nige kunesha kwanyu. Urangije uramanuka wemera guhara ubwiza. Ye baba we, uhara ubwiza. Twebwe turava Icyangugu twagera i Kigali tukumva ntituzasubirayo. Wavuye mu ijuru uramanuka uraza, wambara umubiri w'umuntu, ucishwa bugufi uvukira mu biraro. Ubona ibyo urabibona, abantu barakubamba bene Adamu. Ibyo byose byari mu mugambi wawe kugira ngo ducungure, twongere kubona agaciro imbere y'Imana Data. Tukuramburiye amaboko turavuga ngo icyubahiro ni icyawe mu ijuru, mu isi yose, aho turyamye, aho tugenda, icyubahiro ni icyawe Papa. Urera 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 kandi urakiranuka Data. Ingoma yawe do izahoraho, ingoma yawe izahoraho Data. Niyo mpamvu turahanga, turagushimiye Data kubanye natwe muri iri jambo. Ejo cyangwa ejo bundi tuzongera tukuvuge, kuko ibyawe ntabwo bizashira. Tuzakuvuga paka twinjiye mu nda y'isi, tuzavuga paka abana bacu bazakuvuga paka, abazadukomokaho bazavuga iryo zina. Ubufifi n'ubuvivure buzavuga iryo zina, buzavuga kwera kwawe, buzavuga gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Data kutanze imbabazi, kandi ndagushimiye ko hari ibirere ufunguye. Ndagushimiye Data ko hari ibirere ufunguye. Ndagushimiye ko igihugu cyacu gihaye amahoro. Ndagushimiye ko ubuyobozi bwacu buhaye amahoro. Ndagushimiye ko hari byari birumbaraye Data ugiye ucisha bugufi. Ndagushimiye ko kandi abari bicaye Data mwishingwe hari abuzamuye. Ndagushimiye ko Data hari ikirere cy'umwuka wera usutse ku bantu bari kukubaha muri iyi minsi. Ndagushimiye ko ngiye kutugarukaho ukabuduhanda amahirwe ya kabiri yo kongera kumva ijwi ryawe Data. Udukomereza amaboko. Isi turimo n'isi igoye, n'isi ruhije, n'isi ibigeragezo, n'isi turwanya, n'isi itajya yishimira ubutumwa bwawe. Ariko Data, ijambo ryawe ryarambwiye ngo abakwemeye bakizera izina ryawe, abo wabahaye ubushobozi bwo kubana nawe, bwo kuba abana bawe, bwo kugendana nawe. Abo ngabo waravuze ngo ni intama zanjye zinzi kandi nanjye ndazizi, ntawe uzazivana mu kuboko kwa Data. Data wazimpaye aruta bose, nta n'uzazivana mu kuboko kwanjye, kuko jye na Data turi umwe. Data, reka ibi biganza byawe tubigumemo mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igumugisha cyane, Imana igumugisha cyane kuri message Imana ikunyujijemo. Byashoboka yuko hari wakwifuza yuko yaguha icyifuzo ukamusengera bitewe n'icyifuzo yaba afite. Tujya ngo utange nimero ya telefone. Ndabaha nimero ya telefone kandi ndabasengera ku buntu. Nta kanyenyeri. Nta kanyenyeri, ndabasengera ku buntu. Cyane cyane abadamu batabyara. Niba Imana yantumyeho cyane. We niba uzi kumaza imyaka 10, 11, 12 utabyara, unyandikire kuri WhatsApp yanjye. Si ngombwa ngo nyibwire ngo ndahangaha. Unyandikire ngo nanjye sengera byare. Telefone yanjye ni 078 05 366 745. Nyandikire kuri iyo telefone. N'ibindi byifuzo, wowe icyifuzo uzi cyakunaniye, imiryango yananiye, ibyo biremereye, genda gusengera ku buntu. Kuwa gatatu nzaba mfite amasengesho nzirirwamo, kandi nge mbasengera iminsi 2 cyangwa 3. Mu byumve rero nkaho ari ukuri kw'ijambo kw'Imana riri muri jewe, ntabwo mbyishakamo nta cyubahiro. Murasenga ngo sabe Imana ngo Imana igitabara abantu ku buryo ku munsi w'imperuka buri wese azabura icyo yireguza. Kandi Data yampaye ububasha, yampaye ububasha bwo kugira ibyo nsenya no kugira ibyo mpesha umugisha bigahabwa umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana igumugisha cyane. Inshuti bavanywe mwari muteze amatwi kino kiganiro ku Musaba TV. Dusubikirane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ibiganiro byacu byo nakagaruka tuzakomezanya nawe mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu mpuguro ndetse n'ikimana izabashyize ku mutima we, uko umwami azamushoboza. Ciao ciao. Amen.